nta mukuru icyo kibazo wibaza kigendanye n'uko umuntu ashobora gupfa agahambwaho iwe mu rugo. Twe mu dini y'Ubuyisilamu ibyo ntabwo byemewe. Iyo umuntu apfuye ahambwa mu marimbi y'abayisilamu muri rusange. Ntabwo byemewe ko umuntu apfa aho atuye hari amarimbi ahambwamo abayisilamu, hanyuma ngo we ngo nuko yatanze kondisiyo yo kuba muhamba iwe mu rugo. Fahadha shartun batil, iyo ngiyo ni kondisiyo ipfuye itemerwa muri sharia y'Ubuyisilamu. Walau sharata dhalika fahuwa shartun batil, niyo yatanga iyo kondisiyo mbere yo gupfa yinjira muri kondisiyo zipfuye, ntabwo yinjira muri kondisiyo zemewe. Iyo kondisiyo aba yaratanze mu dini y'Ubuyisilamu. Wa yudfanu fi maqabiri almuslimin, ni ngombwa ko ahambwa mu marimbi y'abayisilamu ahari. Wala yudfanu fi baiti, ntabwo byemewe ko bamuhambiwe mu rugo niyo yaba yarabivuze. Umuntu ashobora kwibaza ngo limadha, kubera iki tuvuga gutya kandi Abu Bakr radiyallahu anhu na Umar barabahambye hamwe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam iwe mu rugo. Khasatan kwanza intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam bamuhambye mu cyumba cy'umugore we Aisha, bisobanuye ngo iwe. Intumwa z'Imana zo zifite umwihariko wazo. Icyambere na Mutume sallallahu alaihi wasallam yatubiye muri hadithi ko mu byo intumwa z'Imana zitandukaniraho n'abandi basigaye nuko zo zihambwa aho zapfiriye. Icyo kikaba kirarangiye. Hari ushobora kubaza ngo none Abu Bakar na Umar ko nabo bahambwa aho ngaho ntibajyanwa mu marimbi y'abayisilamu? Igisubizo nuko لأنهما صاحباه يعني لأنهم من أصحابه الخاصة. Abani mu basaba bamutume b'umwihariko bafite umwanya wundi w'umwihariko ku ntumwa y'Imana, ntabwo tubaha hukumu isanzwe. Ikindi abamenye bavuga nuko iyi ni ijtihadi y'abasaba bakoze kubera umwanya babonaga Abu Bakar afite ku ntumwa y'Imana na Umar, biba ngombwa ko babahambana na Mutume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nawe nta wundi wese wemerewe kuba yakwitwaza iri tegeko ngo nawe avuge ngo nanjye ninjya gupfa nzasiga mvuze ngo bampamba ahangaha. Iyo umuyisilamu apfuye ahambwa mu marimbi y'abayisilamu, ntabwo ari we mu rugo, kuko ibyo bintu ntabihari mu Buyisilamu, nta nubwo byigize biboneka mu gihe cy'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam. N'intumwa y'Imana ntabwo yigize bitwigisha, bisobanuye ko byinjira mu bintu bitemewe mu dini y'Ubuyisilamu. Ikindi nshobora kuba nasobanura kuri iyi masala ni uko ikintu tugomba gusobanukirwa ni nacyo cyatumye habaho amarimbi rusange, n'ikindi muri aqida dutinya nuko abantu bakora shirki bashobora kwinjira muri uwo muryango. Iyo mva ihambye aho ngaho abantu bakaba bayikoreraho amajabu, bashobora kuyubakaho. Kera bajyaga bubaka kumva bakayubakira bakayishyiraho umusigiti bakazajya bayisenga. Nasallallahu salamata wal afiya. Bityo intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam muri hadith aratubwira ngo ma kana min shartin, igihe cyose abantu bazashyiraho kondisiyo itemewe mu Buyisilamu fahuwa batil, izaba ipfuye. We in kana mi'ata shart, niyo bazikora ari kondisiyo zigera ku 100 zizaba zipfuye mu gihe zidahari mu Buyisilamu. Bityo umuntu gupfa kwe agasiga yaravuze ngo nge mu mpambe handi wanjye, niyo yabivuga akabisubiramo inshuro 1000, mu gihe Ubuyisilamu butabyemera ntabwo byemewe tumuhamba mu marimbi y'abayisilamu. Wallahu a'lam.